ukuntu aba promota namwe mujya mugira mutuntu tw'utubeef ukuntu ubu buratse kuzunguza umutwe nta muntu wigeze atinyuka umusaza Dekati mwese mumwubahira mwibanga kandi mukamuvuga we ntabavuge iyo uvuze ngo abantu wowe uravuga ngo abantu bavuga ku muntu uko ariho ntabwo bavugaho ahubwo murabikonfirmye nicyo kibazo cy'abantu murabikonfirmye kandi byapasa no ntabwo ibyo bintu ari byo wega figa to karimo hano umaze bigenda bro ibitotsi bigenda udatuma isukari nzamukana nkagushumika bro ntabwo ibyo bintu ari byo nagati wowe uri nk'umufana nyine hano sibyo ariko nanjye nabivuze ko ndi umufana aya yose reka nkubwire iki gihamba ni icy'abasane no navuze ko ndi umufana ntabwo ari byo ntabwo ibyo bintu ari byo ntabwo ari byo urimo kunyumva ntabwo ari byo kandi ufite ukuntu ushaka kuganisha abantu uretse gato ntabwo ibi bintu numukureho no ababloga turashigikiranye tu ngo dufata turavugana Dekati turumvikana Kasuku turavugana like abantu bose b'ababloga turavugana ababloga bose bandi bana bashasha Cedric Mideli Emegadi abana bose ubona bashasha barimo baraza nk'ababloga ni ingufu zanje man like ntabwo meze nk'abahanzi ngo ndimo ndanga like Dekati ndamwubana hananu namwe ushobora kumva njyewe nje kuvuga Dekati nabi actually Godfather nicyo kikurakaje ko Musa Dekati yagiye arahari ejo bundi ariko ni mukuru wawe ntiwakwemera ko atagikora uzi ko ibintu nkora byo kubloga Dekati ari we yambwiye ngo mbikore hari ukuntu aba promota namwe mujya mugira mutuntu tw'utubeef ukuntu ubu buratse kuzunguza umutwe ego I don't know like I don't know what you're trying to say but like you don't say ko turabafana banyu ntabwo mubivuga openly ariko muri mwese ngo simbavuze amazina nta muntu wigeze atinyuka umusaza Dekati mwese mumwubahira mwibanga kandi mukamuvuga we ntabavuge buretse dangize mwe muramuvuga nta mupromota wo mu Rwanda utaravuga Dekati kandi nta numwe muri mwebwe aravuga njyewe namuvuze he uri kumuvuga nona ikinyamatiko bro ngiye kavero kuje yavungende bishobora kuba ari nk'ubwa mbere njyewe mvuze ariko bwabaye nose nge mvuze bizaba kandi ashobora kuba ari nk'ubwa nawe umeze nk'abantu bavuga ngo aperi na reyo ushaka ufite ikibazo gikomeye Dekati se ni iki ku buryo kumuvuga muvuga wiki I know like niki iyo muvuga ngo muravugaho ninde wazanye undi hano muri ibi bintu muri kuvuga byose biraba future kandi ujya kubyo by'amatiku bro ntabwo ibyo bintu ari byiza bro kandi nta kibazo nyine ariko biraba future you think you are that smart kandi ntabwo ari byo ntubaze oya Godfather you don't even need to know no kurakara no I have to kuko no dumba reka nze nkubwire ikintu kimwe sibyo this would just came here ntabwo ari byo reka nkubwire iyo uvuze ngo abantu wowe uravuga ngo abantu bavuga ku muntu uko ariho ntabwo bavugaho ahubwo murabikonfirmye nicyo kibazo cy'abantu murabikonfirmye kandi byapasa no ntabwo ibyo bintu ari byo ntabwo ari byo kandi ukimenye ukuntu uganiriza abantu ntukazigonganisha abantu imitwe ofete reka nkubwire no brainer like okay whatever like on njyewe nta muntu none se Godfather zishura muvuga Godfather nshobora ko ahariho hose ndagira nkivugira nkavuga nawe yashatse yangu nta wundi mu bloga navuze Dekati man uri gukomparinga uri gukomparinga na Godfather kandi sinabavuze ari nk'umuntu nk'ubu ngubu njyewe kuvuga umuntu urumva sinzi niba ushobora kuvuga ibyo ari byo ariko ngiye kuvuga umuntu icyo muvuga niye nawe ushobora kuvuga umuntu ntafite ikintu urimo ndamwungukaho tu like ngiye nshobora kukuvuga nzi ko ninkuvuga harasha ariko kukuvuga hataza gusha bimaze iki urumva kukuvuga nka Yago avuga Bruce Melody avuga ko ari umurozi harasha nka Bruce Melody yavuze ko The Ben bazamukubita akanyafu kunda harasha ariko nk'ibi bintu urimo urambwira bimaze iki ko uretse ko
turimo turiganira kereka uvuga ngo Dekati nta muntu uzamubwira Dekati nabo cyane no ntabwo ari byo navuze umusabe kanyumvise nabi no Godfather ntabwo Godfather nicyo arimo aravuga oya nyine arapagsereye man twari turi kuganira ntabwo ntabwo ndakaye ndimo ndakubwiza uko I'm trying to make sense nta kibazo mfite ngewe I'm trying to make sense bakubwire Deona dore ikosa ubukoze urumva Deona uretse gato bakubwira akantu wowe utazi ukoze dore akantu ubukoze utarunazi sibyo ubu ahangaha turi gutya turi batatu nawe yego for your information turi 140 man uretse gato for your information niwe gafi gato karimo hano wowe umaze bigenda bro ibitotsi bigenda udatuma isukari nzamukana nkagushumika bro ntabwo ibyo bintu ari byo na gato wowe uri nk'umufana nyine hano sibyo ariko nanjye nabivuze ko ndi umufana aya yose reka nkubwire iki gihamba ni iby'abasande no navuze ko ndi umufana ntabwo ari byo ntabwo ibyo bintu ari byo ntabwo ari byo urimo kunyumva ntabwo ari byo kandi ufite ukuntu ushaka kuganisha abantu uretse gato ntabwo ibi bintu numukureho no you have to understand ntabwo ibi bintu ntabwo ari byo nabireke ntabwo ari byo bro there is nobody ubu ngubu hano ashaka kubamo umuntu akagenda akabwira umusaza ati baraye bakukoze hose no ibi bintu abapeti barabikora ntabwo ari byo urumva ahangaha bro ntabwo ibintu ari byo na gatoya kandi urumva hari urumva Dumba kibazo nyine urumva bakunda kugereranya bene wacu nico kibazo man uraza ukavuga ngo wowe uraje man uzi kwitse bise bigenda uraje uzanye umuntu mu kanwa you bring that guy in here then you just make that like asohoya amagambo ngo mwe muraza ngo mukamuvuga kandi ngo ntabwo ashobora kubavuga umva bashaka kumubwira bati urimo kunyumva yataramye kuri live no Brena yarahari umusaza akagira ngo ufite inaka nta kibazo gihari ntabwo byo mbikunda like listen nobody nta muntu numwe wubakundi ntawe Dumba afite uko akora ibintu bye mu buryo bwe niwe wamukuyeho none yavuze ko mufite ubwoba Sande akunda kugonganisha abantu ndatse usiye ko nta n'ibintu birenze Dekati ari umusaza ariko Sande ni mushiti wanjye urimo kumva is my G but do not try kuzana polemique zirangoza umwanda don't compare bloggers bro Dumba afite ibyo akora buri muntu wese afite ibintu everyone abafite umuntu uraza ugafata umuntu ugashaka kumugira ntabwo nigize urafata uramugira igitangaza se Dekati seniki Dekati ni Dekati ku giti cye nundi wowe urazana polemique ukazana amagambo ukazana umuntu ukamushyira mu kanwa k'abantu warangiza ngo abantu bavuga batamuvuzeho uzi kwitotsi bise bigenda mani abantu bashobora kugenda bagakata kano kantu urimo kumva ukuntu no Brena bayigize umuntu urenze niko kantu gasekeje ndaciriritse mani ngayishinga uwo ni sibyo abanyarwanda mukunda nta muntu hano nta mubyeyi w'umuntu hari bro buri wese afite buri muntu wese afite uko abayeho afite uko akora ibintu bye uko nkora ibintu byanjye siko Dumba bikora uko Dumba bikora afite uko uraza ushyira abantu ku munzani ubashyira ku munzani uraje kutugurisha turi birayi nta kindi kiganiro mushobora kuzana kitarimo kuvuganisha abantu imitwe cyangwa ijana gukompera abantu was talking to Dumba ese umanutse kubera iki you was talking to Dumba gute se ushobora kuvuga ngo abantu ngo uradukurikira ngo no musaza ngo muramuvuga kandi ngo ntabwo ashobora kubona umwanya wo kubavugaho what do you mean Dumba wakurambuye ngombe bayiki muzamure sorry okay anoza
nanze we the owner wakivuga nazo usaba imbabazi. mugarure mani urumva Sande rega kubera entertainment yamucanze cyane urumva yakoze the owner yakoze entertainment mu bintu bya bimuvanga entertainment igimuvanga reka ndije kwihendera wa mugani w'abantu ntabwo ari byo urumva sometimes abantu banga amahoro ntacyo twaye vraiment ariko Godfather ikikoro rero rikenewe sometimes. ngiri ishyano ryo acho kora Godfather hari igihe najyaga ngupinga ariko nagiye gusanga hari ibintu bimwe byo uvuga ari byo nka cyatangiye kwiye boro bya the owner ngiye biba byananiye gusobanura ariko no the guy is my guy ntaribi ariko sometimes urukumva rega buriya mu buzima like we have to know ukuri ushobora kuganira mu bantu bro like how do you can bring the conversation wowe uzanye polemique uvuza umuntu ni wowe muzanye muri conversation abantu barimo urangije urayitwistinze ngo ari kuriya muntu ngo mwirwa mu muvugo ngo ntabwo ashobora kubavuga urinde urukuza gupromote kugira umuntu igitangaza ese show busy n'iki Godfather iyo shop bro niwe wamaye umugisha Ni umva ndumva ngo ninde waguhaye umugisha. Janet rega mubwire na reka ngusobanura ntabwo ari byo ntabwo hano wowe reka mubaze ikintu kimwe ugasanga mbere kuri ibyo ngibyo uretse gato basohotse mu kiganiro wowe urabizi ahantu umuntu aba ari wewe iyo dufunguye live hangaha aba bantu batagira content ya YouTube urabizi ubizi neza cyane baba bahari ubu ngubu batangiye kubirikodinga kandi icyo baba bashaka ni intambara buri kantu kose baragakata bareba ahantu ijambo rimwe bakagenda ijambo kurindi nyine mu bategetsi urabizi neza muri ibi bintu ukaza ugafata amagambo ukayubaka ugashyira amagambo mabi so we don't like that no wumvise ibyo Dumba yavuze ko ari wamwubatse kujya utavuga ko babikase Sande reka tuzesurana umwaka utaha uyu nguyu urangira amahoro ndagusabye niba ari ibizaba uravuze ngo niwe wakubatse dore uko areba none Sande damatiku yayagaruye dore uko areba ariko Sande reka Godfather ahita imboroka ahantu hose njye nkubwiza ukuri ukuruka kumva kuko you have to stop those nonsense bihagarike ntabwo ari ibintu by'umugabo stop bihagarike ntibikwiye kuko urabizi neza urabizi ngaruka bishobora gutera nta muntu utinya undi nta urya kwa nyina ariko sibyo abantu baratwistinga ntabwo mbishaka ntabwo ari byo ese Godfather ingaruka bishobora gutera ngewe atari wowe navuze ngo urugero njye gutanga urugero noneho ingaruka byakugiraho nibi no buretse Godfather njye gutanga urugero baba YouTube babwira ba recording mvuze ngo Godfather yapfukamiye Dumba atari we wabivuze atari Dumba niba utazi guterura interuro y'ikiganiro gutangiza ikiganiro wajya uceceka ukajyana n'icyo abandi bateruye kuko demo uremera ko iyo ushaka guterura conversation ngo itangize intambara bro nandi kugana na Dumba man ntabwo wacyumvise cyose Can I talk please mwiriwe muraho ntabwo wari uhari baretse Mari monsieur Dumba atangiye iyi live mari okay ngatubwire mama ufite amatiku uri umuntu w'umugabo ariko ufite ikintu twakwita ubushanutsi cyangwa ubushomyi I'm sorry to say so ariko mumbabarire ariko ntabwo bikora amakuru vraiment umugabo ushomoka uvuga ibintu bidahwanye bidasa it's not good cyane nzi ko abagore ari bo bagira amatiku ariko nsanze n'abagabo muri iyi minsi baranduye sorry mbabarire ntako nari nzamutse kuvuga gusa Sande arihe nese Sande ko yirutse Dumba noneho irondo ryivanze n'ibisambo I know uraho
yivanze n'ibisambu ariko rero rimwe na rimwe amatiku aba akenewe dore nk'ubu sinari kumva itiku man ndumva reka ngusetsa akantu rero kangusetsa akantu ngenza kuri social media urumva reka tuniganirire wenda ibya biratubyihorere naje muri lockdown nonje nsanga ariko abanyarwanda bakunda itiku ndarikora n'abafollowers baraza abanyarwanda bakunda itiku nyine iri bahaye baraza kuri Twitter harashya nobre n'abikindu cya danje bakasuku turarwana itiku nyine ribitiku nyine nkuko kuri YouTube ubona hari amatiku ubona benda no gufunga abantu natwe iyo baduhagurukiye bari nko kudufunga none ariko account ira growing bimwe biteye ubwoba hano ariko ikintu naje kubona man ngezemo hagati umutima namurambwira ngo bro ibi biboro nubwo bikora gutya ariko kubikora nabi nyine tu nyine ujya urengera nyine tu nawe ubwawe nyine uricara ukavuga se man bino biboro uri gukora yega abantu barabikunda uri gutera ariko sometimes ugasanga bateranyije abahanzi ejo ugasanga Bruce yandakariye ejo ugasanga Meddy yandakariye kandi akanyandikira akabimbwira urumva hakaba n'igihe amakuru mana bariyo tu urumva ariko mari naje kugeraho nyine ndanabyihorera tu ndatuza nyine umupira ngushyira hasi kubera yuko as you said man buriya nka Olivier Kati ni umuntu numbura ni umuhanga tutagiye mu byo kuvanga competition uretse gato uravuze ngo nde Olivier ninde ubwo twagiye nyine urumva umusaza turi kwiganira man nako turakamenya narakibagiye ukomeza ndumva nyine ashona nanjye nyine yaricaye arambwira ati bro ngiye ndashaka ko tugira aba blogger benshi mu Rwanda show busy ikagira abantu bayivugira ahantu hose ureba nko kuri Twitter nta kintu cyahabaga na kimwe man nta na kimwe tu ntangira kujya posting abasani kuri space abantu bakanyita umusazi man babasha umuniga ubuzana abasani Twitter kari y'abayobozi bro mu mwaka umwe ibiri nzana cya Godfather ikijama cyanjye cyabaga kuri boro yitwaga ya boro y'aba diaspora yitwa Clubhouse yeah tujyayo niho namenyaniyeyo naho rero nawe nyuma za ku mihanda ariko man kankubwiza ukuri showbiz yacu ikeneye aba blogger benshi ndumva n'ibikundo uzazamure n'abana 10 na 20 nawe uzabereka inzira nushaka uzayobahe akaboko gusa oya abo dufite nabo ngabo nta bandi dukeneye tubabarira ubu ngubu dufite aba blogger nibura kuri buri platform bakora ntabyo nta ndumva ntabwo ngiye twari tuzanye ko ntabwo twavuganaga ibintu byinshi ariko dufite aba blogger arumva kandi bashobora guheka showbiz yo mu Rwanda buriya no Burundi ikintu bwazize nuko twaburushije ikintu cyitwa digital platforms zikora nicyo kintu buryo baturusha talent baturusha talent ariko babuze ikintu gipushinga talent zabo bahise barangira niyo bashatse kuvuga ikintu twita tubarangira ntabwo kigera kure ibintu byabo byaribanye kubera iki ntago nyine bafite power nyine digital platforms zabo zaribanye nyine kubera wenda n'ibibazo byabo abarundi talent zabo ni next level ni nyinshi cyane baba bafite abana baberenze cyane sinzi twe niba baraturoze sinzi impamvu tudafite talent nka ziriya oya abarundi muri rusange burya na football na basket burya nabahanga bari muri sport when you find umwana wo mu Burundi ukina football nta ahuriye n'umunyarwanda usanga kino urenze urumva twe turapirata twe twe turapirata bo bari original wowe wari original kabisa not original we're professional urumva nabantu na Meddy w'i Burundi man buriya na Meddy afite background y'i Burundi man I know so rero ntago wabitindaho cyane gusa twe turapirata cyane nyine dufite second hand niko navuga ariko tukagira PR ya dance rero ikintu nemera cyo tumaze kugira power kuri social media nuko hajemo ibintu by'amafight sometimes ukabona ko ejo twagiye muri press conference ya Ben Scoville aravuga ati ntago nifuza kubongera kubona umublogger wa YouTube bafunze
kuko biriya boro ntabwo ari byiza ariko dusigaye dufite power kabisa muri social media kabisa. biriya bintu nanjye birambabaza gufunga abantu bo muri showbiz, birambabaza cyane. Ubona ntabwo nyine biba nyine umuntu mani iyo bamufunze tuba duhomgerega. Erega biremewe ko umuntu ashobora muri showbiz, biremewe ko umuntu ashobora kwanga mu gihe asigaye mu mirongo dukeneye. Muhambanye uyu munsi gusa, umunsi wanjye urapfuye, bitose bise bigenda ndagasa. Tayari isa gutayahuza. No buri bitotsi biragiye kandi ndongera kuza kubona ibitotsi inyuma, umuntu afite ibibazo mu mutwe, umuntu ngira kuza kubona ibitotsi inyuma ijoro rikeye. So urumva, reka babwire ikintu kimwe, sibyo? Muri ibi biboro ntabwo ari nka kundi umuntu arangiza ishuri akajya gushaka akazi, ugende ukore stage, ubyiga ubimenye, ugira umuntu ukuyobora. No, ugomba kuba ufite impano, ukaba ufite uburyo bwawe buri unique ubikoramo butandukanye n'ubw'abandi. Turi kumwe? We need just one thing, to respect each other. Hakabaho kubahana, haba hari amahirwe, you can get some information kuri mugenzi wawe, you do your stuff. Ibintu hano bitangira nta mushahara babifitemo, batabitegerejemo inyungu yari yo yose, they are doing it kuko bifitemo nk'impano cyangwa bibarimo. Right. So, like nukuza hangaho ugatangira gufata umunzani ukawuterekaho abantu, this person is better than what. So ibingibi rero iyo ubizanye gutyo ukabikora sinzi no this guy arakuhamagara kuri telefone akabikubwira gutya the same way, ntabwo mbikunda, ntabwo ari byo gutya. Ariko urabona runaka why kubera kujya kuzana ubwo buntu butameshe budafite, for which reason biraza gufasha iki? Ariko God uragira ngo ntabwo wabyegereje umutima cyane. No byegereje umutima kuko ntabwo mbikunda Dumba. Impamvu ni kuko ngiye mba sinzi, it's like ni nko gutera ibuye, abashaka gutera ibuye ngo arebe like it's some stuff for someone, ntabwo ari byo kuko agunganisha abantu. Ariko ako ni akagabo kawe niwo wagakoze. So urukumva rero ntabwo ari byo, ntekereza ko we can do better. Godfather nawe uhita umuboroka rero. We can do better, tugakora ibintu ntabwo ibintu akagabo ka Godfather twebwe twarakanze wagasanze hano. Rega Godfather wojo ejo bundi wagasanze hano twarakanze twarakarutse, turakabwira ati wegenda iriya muri USA, ntabwo tukuzi, ntabwo uzi byari byo, uraza urakingiriza hano ukashyira mu bagore bacu, ubu gasigaye kavuga ubugambo tutazi. Ni akazi kawe God. Sande ni umuntu ufite ibikorwa yakoze, apana ibyo kuri social media. Sande ni umuntu ufite ibikorwa yakoze Dumba. Uyu ni umutipe wakoze ibikorwa, ni umuntu ufite izina, niba kugira izina, ni umuntu ufite ibikorwa akora, ama-activity yaragenda, uzamwumva kwa Lisudi. It's okay and I do respect him. Ni umuntu muzima. Erega ndamuzi Sande, nari muzi. Sande ntabwo ari umwana mubi, ariko nyine nkuko buri wese tujye twese agira weakness ye. Ngewe n'ubwa mbere Sande ndakaje. Sande umuntu yigeze kumpamagara arambwira ngo Dumba, ndashaka ko unsaba amafaranga yose ushaka mvugane na Super Sex. Ndamubwiye ndashaka amafaranga 5,000, agati ndabiguha. Ndamubwiye turampa 5,000 ati ndavuga ati amafaranga ndayariye. Bijyanye n'ukuntu nzi ubundi Super Sex ari mu bantu ba mbere bankunda ku isi. Super Sex ndajya ngo bu agahita aza yiruka. Super Sex nana we ba iki kigori cyane, nawe bikishuti cyane. Noneho nawe ba mfata Sanda arambwira ati ndaguha amafaranga yose ukeneye umamagara. Uretse uyu muciro umene neza. Kizana ikigori gikizana cyasana. Ngo yari hari. Gasande ni uwacu, ntabwo twamushyira ku ruhande, ariko ni umunyamabara nawe nyine. Ariko Godfather abantu rero gusohoye ko waboroka Sande muri comment. Komeza ndakumva. Wamushizeho Sande, erega nshaka kubirangiza Sande ahari.
ngo yarahari kiranga Broker. None Sunday mpamagara Super Sexy Sunday ambwiye ngo arampa 5,000. Mpamagara Super Sexy nambwiye Super Sexy ndashaka kurya amafaranga 2,000. Ndakwingize ikintu usabwa ari kimwe. Ubundi abakobwa iyo mabwira ibyo bintu ntabwo bajya banga bose abakobwa bose nawe ati ikintu usabwa ni kimwe kwitaba telefoni ya Sunday kwitaba gusa nkirira 5,000. Super Sexy nzi ko yambwiye ati ndumva kuva none umunsi nongere kumvugisha nuko yambwiye Uwakora iki Dumba? no kugeza kuri iyi saha Dumba uwakora iki? Shanga wari wambona kuri live ya Super Sexy ko azikora Nyine uwakora iki? Nishyura 5,000. ndavuga ati uwo muntu Gisobanura abanyarwanda. uwo muntu ni nyabaki ku buryo Super Sexy Munyumvira abanyarwanda ukuntu aba bagabo bari kunsebya. ku buryo Super Sexy atongera kuvugana nanjye. Nande mbwira ikintu wakoze Super Sexy nsubireyo nsabe imbabazi. Wamukoze iki amafaranga sha burya yaha Sexy ngo wenshuranye. wamukoze iki we whatever the owner niba wiyita iki tukora pose tukoze nka Sunday hanze gusha wamukoze iki Ngo hagize gute? hanze gusha tukoze hanze ubundi muri DM Ubundi si ishyamba rihiye wazatema ibiti he? hanze gusha ubundi iyo tuvuze ngo hanze gusha tuvuga ati umuntu yakwitse ariko byaranze. Ariko Godfather ni iki cyamuteye umujinya? Rega mukanwa ndagusabye. Godfather afite imishiha yakuye kwa ga promoter ngo namwiciye live. Oya nkura mu kanwa kuko ubutiku bwawe bwo kuza gukomparinga abantu ngiye birandakaje urumva? No nta muntu nkombe yarinze musa. Na. Okay ngaho mpano wabizi. Ntacyo nguhana urabizi njya nkubwirira mu bantu. Ntacyo twagukoraho n'umundi warengereye. Ntabwo ari byo bro. Ntabwo ari byo. Ariko rero reka njye mbabwira musa. Ngende umufana nawe babwiye kuva na kera. Oya ikibazo uri umufana. Muvuze nkaho ndi kuri telefone ngewe nawe na Nobrera na Dumba. Nane hari abantu badukurikiye man. Baba dukurikiye abantu. Kandi umuntu avuze akantu ngo gusembure ibi ni ibintu bya Dumba mba mfata content ya Dumba. Noneho harakandi kaboro utaziho na uziko abantu bazi ko hari abantu babazi wenda undi seriye. Bro ndakuzi wenda Sunday muhindura ibiganiro tubyihorere. Okay ngaho tubyihorere. The respect I give tugambo twaye ngo urafata content yanjye imbwa yiganye nka kunya mu kiraro irabizira. Fange ndi gusezera social media man. Wazisezera no si ukuzezera giye sugeze kuki kuri social media. Urazisezera wanduranya kubera. Mese unanduranyije nande kwera. Usende kila kintu ukoze na makosa. Okay ngaho mbabare. Uzikoze wiki. Okay. Noneho bureretse ko mbwira ikosa nkore ngo usabe imbabazi. Ikintu kosa ukoze ni iringiri nukuza urimo kunyumva. Kurinde. Sirisha no. Mani watuje. Kwatari byo ko uzi ko ngiye ntajya mpfa kurakazwa no gusa. Ibi bintu byo gufata umuntu ntabwo ari ubwa mbere ukazana umuntu urazana dekate muri conversation. Wamara kumuzana ngiye babajwe n'ukuntu umuzanye uravuga yego ikintu kimbabaje ibana Dumba ara appreciatinze kabisa. Ese dekate ninde? Uretse gato yenda gake dore cyado. Erega kuba umuntu muri comment arabajije ngo asezeye imbuga ngajye he agana urumva imbuga ngari nsezeye imbuga ngari. None se ubundi yes Godfather mbwira rata mbwira musa Godfather mbwira ujya kuza kuri social media. No ntabwo nari bivuze biri danger man nari ndi kuganira na Dumba sinzi niba ikiganiro cyose wacyumvise bro ariko se wowe bitabyawe iyi live si jye wazamutse wa mbere
sinjye no wakuzamuye Dumba sinjye wakuzamuye Dumba ibyo wari kuvuga ngo niwe wanzanye nabyumvise va muri ibyo bya showbiz none se ubwire Godfather ibyo twari turi kuvuga urakoresha abantu statement uko baje no buretse what wrong with you no ndabaza Dumba wari uri kwibaraguzwa ngo nakagore ngo niba ari akagabo ngo ka Godfather mubwire twari turi kuvugana ngo iki nge nawe nijya kuzanamo Dekate ninde wavuze ngo akagore ka Godfather nabyumvise ndi hanze ntarinjira inde uvuga ni wowe njyewe mvuga Godfather ngo nakagore Dumba jya uva mu rugo ry'Imana ninjiye umva uravuze ngo nawe wabonye inkota ikubita abantu ibyo bitinya Godfather simbitinya Mana God bwira ikigoryi cyawe n'ubundi niwo wakizanye God ni kigene nge ndakimanura vuba n'igitanya kuvuga uburyo ubugoryi bwire kisinde ariko Sande so ntabwo ngiwe reka nze nkubwire reka tuba tuganira musa Godfather mu buzima none iyo uje muri ntuza zanjye ukaza mu nzira zanjye ukazana urabizi ko n'ibintu yibimbwiye kuri telefone nkugurukana so nanga ntabwo nagomba kwihanganira ntabwo ari byo urabizi sare ntabwo nshaka urabizi no kuri telefone ushobora kuzukata ugaterura iki kiganiro ariko mwamweretse abanyarwanda ntega amatwi hari ibintu mwamweretse abanyarwanda batazi ibyo ayo matiku yawe bro utazakuba gusarana ntabwo mbyifuza sawa ngo mbyifuza na gato ntabwo mbyifuza kuko ibyo bintu byo kuzana urabona reka nkubwire ikintu kimwe ubu kuba navuze Dekate mu kiganiro cyiza bitumye wavuze ubusa wavuze Dumba na Godfather muhangayika wavuze amatiku wavuze ubusa ninde uhangayitse wavuze ubusa wavuze amatiku wavuze ubusa aha urumva ibintu njya mbigutunganyiriza kuri telefone wavuze ubusa ntabwo wavuze ubusa ntabwo ushobora kuza kuri live zacu warangiza ukaza ukavuga ibyo ushaka ariko Dumba nawe ukunda amatiku ndabizi wabyishimiye genda gake amatiku ndayakunda ariko ntabwo ushobora kuza ukavuga amatiku kuri matiku Dumba niwe kigoryi nzi ku isi uriya urakagura ikibanyi urakagura cyane none se Dumba Dumba ikigoryi cyawe murabizi ko ndi igifura sagara Dumba dore ibintu abasaza babishakira kuko izina navuze ngo iki Dumba ibyo bisubiremo navuze ngo iki Dumba ibyo bisubiremo navuze ngo iki nsubiramo ibintu byawe wowe urinde nsubiramo ibintu byawe nyine izina navuze ryitwa ngo iki nze nsubiramo ibintu wavuze wowe urinde the thing is buri muntu wese afite uko yubaka ibintu bye hari abantu bumva ko like kubura urumva cyangwa gusarana cyangwa guhabura kugira igitinyiro byakana survive ntabwo ngiye rero Godfather mfite uko nkora ibintu byanjye Godfather numva ko ninjye we can chill tugaseka igihe cyo guseka tugatera brage ukanyurira igihe cyo kunyurira tukaba kuko ndi umuntu tukaganira urimo kunyumva but the time to give my opinion no guko blogging ibyo mbloginga brage ndazishyira iruhande we do what we have to do ngakora akazi kanjye kandi ibyo ngibyo abantu bakabinyubahira ibyo ngibyo birashoboka sibyo hari undi uvuga ati ntabwo ngiye nakwimenyereza abantu uvuze akamukubita ikibando ku munwa ntumenyere ndi ndakasa mutwe ndi umuntu nduku nteye buri muntu afite ukuntu atwara ibintu bye sibyo rero kuzamuka ukaza ugafata abantu ukabashyira ku munzani urumva ugashyira abantu ku munzani ukavuga ati the person is better kwiye contract yasinywe ntabwo bikunda nta munsi numwe za promoting music nka Dumba ntabwo bishoboka ntabwo ibyo bizabaho
Dumba akoresha amagambo, Dumba akoresha inyandiko, Dumba akoresha umubiri we gupromotinga music my friend. Sibyo? kandi n'ikindi kintu ugiye kureba ikindi kintu nongeye aho ngaho abantu b'ababloga unlike abahanzi ni abantu badashyigikirana ariko ababloga turashyigikiranye tu like unsangana nawe na turimo turi kuri the same live haba kuri Twitter ntabwo naje of course nayo discriminatinze bari nko kuri TikTok tuba turi kumwe kuri Instagram ushobora kuza kuri Instagram yanjye I've never been with No Brainer ariko ntabwo nta No Brainer nubwo wambwiye ko njyewe ngo nanze kugusubiza nuko ntakubonye Imana ariko nari nkunzi kuri Twitter kuri umuntu utwika kuri Twitter kandi if I really iyo nza kubona ahantu No Brainer nzi wanditse No Brainer nzi yanyanditse I would really answer you with nyine nigishika tu like ariko Godfather turavugana Dekati turumvikana Kasuku turavugana like abantu bose b'ababloga turavugana ababloga bose bandi bana bashasha Cedric Mideli Emegadi abana bose ubona bashasha barimo baraza nk'ababloga ni ingufu zanje man like ntabwo meze nk'abahanzi ngo ndimo ndanga like baza barambaza umwana akaza afite abafollower 0 akagira abafollower 20,000 baza 50,000 aciye kuri njyewe n'iki so like Dekati ndamwubana hana namwe ushobora kumva njyewe nje kuvuga Dekati nabi actually Godfather nicyo kikurakaje na hano na hamwe wari wumva mvuga Dekati uje ubona nkora ibintu byanje Dekati na hano na hamwe wari mwumva avuga Dumba urumva ariko noneho umuniga nk'uwo nguwo akaba ibyo bintu afite ubwenge buke bwo kubirikonesa ikintu kidakaje ni iki urukonyumva kuzana kuba ashobora kuzana akavuga ku muntu it's okay siko bimeze ariko uravuga ngo uzanye umuntu Dumba arakubwira ati ebana ngiye mvugana nawe gakeya the guy kabisa nta kibazo ariko yabonye ibintu bye ebana utanze compliment nzima ngo ayangwa mwebwe ngo mutera ibiganiro ngo mukamubaho kandi wowe ntabwo ari umwanya wo kubavugaho Jesus Christ so deja bro reka nkubwire niba ari umuntu nguyu No Brainer aba bantu No Brainer Dumba ndagwenge njya kuri nubwo iki kicucu nacyo kijana gikavuga ngo baranyakiye kuta mwo gahamba mwe mwanyakiriye kuri tutamwanyakiriye mute ko nageze kuri tutangasanga mwarakoza agatsiko ka Boko Haram mu cancer No Brainer iki ngiki kiri kuvuga ngo baragize ariko urabizi ko nakuryamye igihe kinini kandi ndakwemeza wowe buriya uri indyarya ntabwo agomba oh ya uvuga ngo ndyarya Godfather tugende gake na Twitter ntabwo yanyakiriye icyo mvuga ariko Dekati ndavuga nge iki cyanje wewe bigira Dekati uwo nguwo okay tugenda gake wewe wafatanyije na Dekati uwo nguwo yaragera avuga ati twumvikane ikintu kimwe urugumba Dumba bro Dekati arazambwira ati reka nkubwire umusa from nowhere Dekati ntubazi ko yabonye nimero yanjye aranyamamagara ambwira ati umusa ntihagire ntabwo nakoresha iryo jambo ambwira ati ntihagire umubyabigambo bya mukoresha ati ntihagire ukumenyera urimo kunyumva yego ngera ngo njya nkoresha amagambo arambwira ati please be you urimo kumva the guy arakubona akabona ufite potential urimo kumva he was being there for me supporting urimo kumva he was being since day one paka na kugeza uyu munsi urimo kunyumva so rero kubona umuntu uyu nguyu aza hano urimo kumva nguyu No Brainer ahari nguyu No Brainer ahari warabizi urukumva Dekati from now he became my friend urimo kumva the guy utagira jealousy ceased from uwo munsi ariko rero kubona umuntu nguyu uza hano ugashaka kuza gucabiranya ushaka kwerekana ko like what's wrong with you nta yindi papasi ufite niyo urashaka polomiki faka niki rero ndakaye ntabwo njya mvuga neza mvuga ururimi
ariko ibisanzwe no hano uzi igifaransa neza cyangwa icyongereza ntuzanyurire harya ugiye kwapurenga nagiye ngo mbivuga ngo nk'umuntu utari mu diaspora washyira ugiye gutema ibiti harya wapurenga mu ruhe rurimi ubitemesha uruhe rurimira ko nawe ntawe nta sande ko ari nka yose wowe iyo ugiye gutema ibiti uraho harya yavuze ngo ntabwo twize ngo wowe ngo warize ngo niwe mu bloga wize aha ndumva se niwe wize ibi nakora ntabwo bizaba neza nagumya abantu bapromenga Godfather ariko ndumva ibintu akora ntabwo bisaba icyongereza ndumva ibintu bisaba rwose ndumva ibintu ukora bisaba icyongereza nta license nimwe bisaba ni kibire kamukureho ntabwo ushaka abantu bamenye urumva ndumva mazura akaina intewe na sande uretse gatutse ase ndumva buri gifura mu buzima ndumva uri gifura mu buzima ntarabonaho ndumva intare iyo zirimo zirarwana ntabwo ushyira iboro biragira ndumva kera najyaga mbwira ndumva kera najyaga mbwira abana kuvugiramo nta muntu ujya bro nta ntuze ni wowe wemera buri muntu wese kukuvugiramo nta muntu ujya umvugiramo nawe inyama ni igifura ndumva ni umuntu w'imbwa cyane mureke mbasetse rero kera njyewe ntabwo manyereye cyane gift urumva rero ntabwo buri muntu wese ashobora kuvuga akavuga ngiye baraza bakamanura indege nkababoroka hari igihe umuntu amanura hari uwasha amanura indege nk'eshatu indege eshatu urumva n'amadolari hafi 400 urumva arangije areba umwana wari kuri live bro ari guseka umwana w'umukobwa ngo wari umukobwa weho uri rubi muri ntuzambi nahise ndavuga ati mabera nyoko ndakuborotse n'indege zawe kandi ntabwo zigusubiza